Ikiganiro Muziki Gatolika kuri RADIO MARIYA RWANDA. Burya ngo uririmbye abasenze kabiri. Kurikira iki kiganiro umenya amakuru y'abahanzi ukunda, korali zifite indirimbo zikunzwe na benshi ndetse n'ibindi wibaza ku muziki gatolika. Ni buri cyumweru guhera saa 8 kugeza saa 9 kuri RADIO MARIYA RWANDA. Mwongeye kwirirwaho inshuti bakunzi ba RADIO MARIYA RWANDA. Mu kiganiro cyacu cy'umuziki cy'uyu munsi turi kumwe n'Iyakaremye Emmanuel, azwi ku izina rya Emmy Pro, akaba akora akazi ko gutunganya umuziki, ahafasha abahanzi batandukanye haba ku giti cyabo ndetse n'abaturutse muri korali zitandukanye mu kubakorera indirimbo. Muri iki kiganiro aragaruka ku rugendo rw'umuziki we ndetse n'ahageze kuri ubu, ariko kandi murasa kumva abo yafashije batandukanye kuri ubu bageze ku rwego rushimishije. Reka rero mbahe ikaze maze mukurikira ikiganiro kirambuye twagiranye. Murakoze kunyakira. Ubundi nitwa Iyakaremye Emmanuel, ariko mu kazi nkora banyita Emmy Pro, niryo zina nkoresha mu kazi. Reka wenda duhera aho ngaho, kuki wahisemo kwitwa Emmy Pro, cyangwa se inkomoko y'iryo zina ni iyihe? Inkomoko yaryo icyambere urumva ko rifitanye isano n'amazina yanjye ababyeyi banyise. Nyine urabizi muri kino gihe tugezemo hari ukuntu abantu amazina bayihindura kugira ngo ujyane n'igihe nyine tugezemo, cyane cyane ariko mu by'akazi nyine. Emmanuel, ubundi twavuga ko urugendo rwe rw'umuziki yarutangiye ryari? Ese mu muziki nyirizina ibintu ukoramo ni ibihe? Ubundi urugendo rwanjye rw'umuziki navuga ko rwatangiye muri 2005 niga mu seminari ntoya ya Mutagatifu Aloyizi i Cyangugu. Byatangiye nyine ndi umucuranzi, ndi umworganiste kandi ubikunze cyane. Aho ngaho niho nigiye umuziki nyine mu seminari, ndangizayo muri 2007. Ako ngeze hanze ndavuga nti se ko twumva nyine abantu bumva indirimbo bazicuranga, ubundi indirimbo zikorwa gute? Ndavuga nti nanjye reka nshaka ubumenyi kuri ibyo bintu byo gukora indirimbo, nanjye mbe natanga umuganda wanjye nyine cyane cyane ariko muri muzike yacu nk'abakatolike. Kubera ko numvaga indirimbo zacu z'abakatolike nkumva n'izindi z'abo mu yandi madini n'izisanzwe za sekira, nkumva nyine hari urwego izacu ziriho, nkavuga nti ngewe nuwe muganda natanga kugira ngo umuziki wacu uzamuke ujye kuri standard imiziki ibiriho. Urugendo rwatangiriye aho ngaho muri petit seminari ndi umucuranzi. Noneho muri 2012 nibwo nashakishije udufaranga dukeya, noneho nzi Kigali ngura ibikoresho. Ako namaze umwaka wose nta muntu numwe mporeye. Namaze umwaka wose nta mukiriya numwe mbonye. Urumva ntabyo nabaga nzi. Nkagenda nsura n'abaproducer bari bagezweho bakanjyana amafaranga. Akancuranura nk'ibihumbi nka 20 agatama nk'igisoftware kidakora. Nagera i Cyangugu ngasanga nigikora. Namaze umwaka wose rwose nta kintu ngezeho. Ako ko nabikundaga yari passion yanjye. Urumva nk'ayo mafaranga nakoresheje abandi bo bahita bayaguramo nk'isambu cyangwa akagira, ariko ngiye ku muziki nari nkukunze, ndavuga ati reka ngiye mbikore, reka nshore mu muziki. Nono nka nyuma y'umwaka nibwo navuga ko nakoze indirimbo ya mbere kuri paruwasi nari nturanye nayo, paruwasi ya Shangi, ushobora kubugira yumva. Ndayiza ahubwo. Urayizi. Hari
umupadiri witwa Bertiri ategeka Imana, ushaka kuba nawe ujya umwumva, aravuga ati ariko wazankoreye akaririmbo, araza turagakora. Noneho kuko icyo gihe nari n'umwarimu, nari umurezi mu ishuri nigishagamo yitwa École Secondaire Saint François Shange. Ura niho studio yatangiriye bwa mbere. Nabo ndabashimira, nari umwarimu wabo ariko banyemera ko na studio nyishyiramo, nyebampa akumba nyine ndagatunganya bariho nyishyira. Abo babikira rwose ndabashimiye cyane. Rero abanyeshuri baho na bamwe mu babikira babonye ko hari akarimo nakoreye padiri, bavuze ko burya bya bintu ari byo. Umubikira witwa Emerance nawe barahenda mukoreye. Abanyeshuri nabo bumva ni byiza, nabo batangira kugenda baza umwe umwe. Bukeye communauté yari turiye iryo shuri ahantu bita mu Bushenge, nabo batangira kuza. Nano 2015 nahagaritse akazi ko kuba umurezi aho ngaho muri iryo shuri, njya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko studio narayimukanye, yabaga iri muri chambre muri campus imbere. Ubwo ni ihe kaminuza? Ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuzima. Cyahoze cyitwa Kahashi kera, ariko baheraga Nyamishaba. Twahize imyaka 2, iyindi tuza kwiga i Kigali, ahahoze ari muri Kiye, bayita UR CMHS Remera campus. Ubwo wize biki? Nize bijyanye n'ubuvuzi n'ubuganga mu magambo make. Icyo gihe muri 2015 niho nari ngeze studio yimukiye aho nari ndi muri chambre yanjye muri kaminuza. Hari indirimbo nyinshi nakoze ndiyo. Hari nk'indirimbo za korali Horana Impundu, nayo yahise ivuga ati uriya muntu yakoreye padiri, akorana na maseri kandi ajya ducurangira neza, kuko nari nsanzwe ndi umworganiste muri kiliziya y'Icyangugu banze. Hari n'abapadiri bajyaga banyita ngo ndi inanga ya diocese. Kubera ko ahantu batanze habaye ordination, aho batanze ubusacerdote, ahenshi ninjye wacurangaga. Nk'ibyumweru nka 5 bikurikiranye nkazenguruka nko mu maparoasi nyine agiye atandukanye. Rero abo bose ko banyemeraga ko ibyo ncuranga bibaryohera, babihuza n'izo ndirimbo bari bamaze kumva, bahita baravuga bati natwe reka tugenda dukorere. Iyo korali itwahorana Impundu y'Umushaka nayikoreye ndaho ngaho ariho studio. Nukuvuga ni mu ibikoresho mbasanga kuri tere Kamembe, nkodesha studio ndabari coding ndaza mbirangirizayo. Aho rero naho nagiye nkorera n'abandi banyeshuri bo muri kaminuza n'abandi bantu bo muri communauté nyine turiye iyo kaminuza. Gutyo nandi makorari yagiye avuka, korari ya Nyamasheke ugiyumva nayo yumvise izo ndirimbo za Horana Impundu, iravuga iti burya Manuel arashoboye. Nabo barampamagara mbasanga Nyamasheke, ndabari codinga ndaza mbitunganyiriza muri chambre yanjye. Kandi izo ndirimbo zarakunzwe na hano mujya muzicuranga, njya mbona no kuri Pacis TV naho barazikunda cyane. Tukiri aho ndagira ngo utubwire zimwe mu ndirimbo za korali ya Nyamasheke wabaragize uruhare mu gukora. Izo ndirimbo harimo Mani dukunda byahebuje, yabatiwe Larisi. Mani dukunda byahebuje, shimirwa ibitangazo dukorera, aya majwi yacu nakunyure kutekorishe, tugutaramiye tugutegera mubyeyi utaduhana. Kuri ya album yari iriho ariho tuzabyina neza. Tuzabyina neza birenze ibi, zikaraga biberera beza, nidusanga Mariya w'ijuru kwa jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Hariho Mawe Mariya. Reka turate ubutwari. Hariho yitwa Singizwa, hariho yitwa Amasengesho yacu, ubundi zari 14. Izo nizo ndi kwibuka. Izo zose n'uwo wazikoze? Ninjye wazikoze. N'abandi bantu b'Icyangugu yenda ntagiye mvuga benshi cyane. None rero aho ngaho muri kaminuza twahamaze imyaka 2. Muri 2017 bahita batwimurira i Kigali, abariho tujya gukomereza nyine kaminuza. Mpageze rero nari mfite ubwoba bw'ukuntu nzahaba n'abaproducer bahari. Haba hari abaproducer benshi cyane. Ubwo nari nzi ko production igiye kuzima, ko yenda ngiye nzakomeza nkabikunda, ariko abo nkorera simbabone. Ahubwo nibwo Imana igiye kunkorera ibitangaza, nibwo nagiye nabona ahubwo
abakiriye, nibwo nyine impano yagiye yakwisanzura. Mpageze nabanje kugenda nkorera abantu ku giti cyabo. Umuntu wa mbere nakoreye yitwa Eliyazari, ndayisabye Eliyazari, yabaye umukorerabushake hano. Yego. Namukoreye indirimbo yitwa Gloria Rwanda Singiza Imana. Turagushima, turagusenga, turagusingiza, turagushimira ikuzo ryawe ryinshi. Nkimara kuyikora hari n'abandi bahise babona ko burya bishoboka no muri Kiliziya Gatolika twakora indirimbo zivuga neza. Noneho uwitwa Ruzigamanzi Robert nawe ni wagiye ukora Umugisha Utagimba n'izindi nyinshi cyane. Umugisha Utagimba indirimbo yo dufite aha ngaha y'abageni. Y'abageni. Baravuze ati natwe tugomba kuzuka dukora, rero twumvise ukora neza. Abanzaniye korali bita Harmonic Voices. Ndayisi. Yo igihara. N'indirimbo zabo bazizanye hano. Turazifite. Yari album. Shaka ufite inyota meze nk'ubutaka kagasi gabuze amazi mukumirana, uhora undeba unyebereza umutima ukamenya wese. Ya album niwe wayikoze? Ni njye wayikoze. Noneho bukeye Bahatiwe Larsi niwo muri korali Kristo Sirenyata. Twari tugiye kuyegera mu gihe cy'icyunamo, azana akarimbo ke ndakamukorera, abantu baragashima. Bukeye korali ye Kristo Sirenyata nayo ibiravuze iti reka baraza dukora indirimbo. Ari indirimbo bita Imihigo ikoreshwa mu gihe cyo kwibuka, narayibakoreye. Hari n'indi ndirimbo nayo nabakoreye bita Mu Maboko Yawe, yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga ejo bundi muri kino gihe turimo cya corona. Ubwo haba haje korali Mwamikazi w'Ifatima iyo mu Ruhengeri. Ubwo nabo mbakoreye album. Nukuvuga ngo iriya album ya gatanu yabo niwe wayikoze? Iriya album yabo ya gatanu njye wayikoze. No icyanyeretse ko bazikunze nuko bari basanzwe bafite ama-album menshi, ariko niyo bakoreye amashusho. Bayikoreye amashusho baranazironshinze, ubu no ku mateleviziyo zinyuraho. Icyo gihe bukeye noneho hari Paul Cantoresi yo mu Butete, nayo ndayikorera. Yakoze indirimbo za bene bikira bari bafite yubile y'imyaka 100. Nabo bakoze album y'indirimbo 12 nabo narabakoreye. Zira ndirimbo zakoreshejwe ni wowe wazikoze? Ni njye wazikoze. Hari abandi basore batanu bitwa The Bright Five Singers, nabo nabakoreye indirimbo bita Umushumba Utarumanza.
Imana ni nziza. Wabakoreye ubwo zingahe muri rusange bo? Nabakoreye izo nkubwiye niyo bita roho yasohotse kuri Pentecost. None ariko ubu dufitanye projet y'indirimbo 8 ndacyarimo kuzitunganya bafatanyije na Padiri Nyombayire Faustin. Ngubu nizo ndimo gukora muri no minsi. Mu bandi bahanzi twakoranye hari itsinda rindi rishyashyo ryitwa Salome et Roberto. Imaze kubakorera indirimbo 2 nazo zikunzwe cyane, hari yitwa Umwungeri mwiza. Igitinyiro cyawe turakisumye, buri mwe mu mukumbu yihamagara mu izina, ikirenze icyo ntabwo dukenye, turakemuye ndetse turashishe, uri umwungeri bandebe, uri umwungeri mwiza, uhangayikishwa n'izatanye, Nindi yitwa Dufite Imana imaze icyumweru isohotse. Abamarayika baza gutaramira Uhoraho, Sekibi ajyana nabo, Uhoraho abaza Sekibi ati witegereje umugaragu wanjye Yobu, usanga we n'inyangamugayo, atinya Imana kandi n'ikibi, Sekibi ati nyamara urambuye ukuboko kwawe ugatseba ibyo atunze, yakuvuma urora. Yobu mu makuba ye yose ntiyigeze acumura namba, yakomeje kwiringira Uhoraho ntiyatezuka, yagize ati Uhoraho niwe wampaye kandi niwe wisubije, yagize ati Uhoraho niwe wampaye kandi niwe wisubije. Igihe cyarageze none ndangije kwiga ndavuga none reka ndeke kujya nkorera mu nzu muri kaminuza, cyane ko ntakiri n'umunyeshuri, ndagenda nshaka nyine inzu nziza. Ubu none mfite aho nkorera guhera umwaka ushize mu kwa 11. Ufite inzu yawe y'umuziki rwose itunganyirizwamo umuziki? Rwose yitwa Universal Record. Hari abandi bahanzi waba ukorana nabo utakomojeho? Ayo makorari yose navuze n'abahanzi ku giti cyabo naravuze, noneho ko ndi kubona harimo abantu bose barashobora, ariko harimo elema nyine zishoboye cyane. Nakopiye akantu bita All Star ko mu muziki usanzwe. Mu muziki usanzwe hari ukuntu bahuza nk'abahanzi bafite amazina bagahurira ku ndirimbo imwe ukabona bigize imbaraga. Noneho ndavuga nti uwareba natwe nko mu makorari atandukanye, cyane cyane ayo nagiye nkorera nayo ntakoreye, ariko none ngafatamo nk'amayelema nkayahuza tugahurira ku ndirimbo tukareba ko natwe yagira, kuko urumva muri Kiliziya Gatolika hari ikibazo cy'uko indirimbo zacu zabaga ziguma iwacu gusa, ariko ntizisohoke ngo zijye muri media zihangane n'izindi, ku buryo nugenda nko mu modoka wumva bacuranze y'abadive bacuranga n'iy'abaprotesta ariko bashyiremo n'iyacu, cyangwa no ku mateleviziyo ukabona izacu ziguma iwacu gusa. Ndavuga no kubera iki? Ndavuga uhafata none abo bantu bazi kurimba neza tugakora umuziki usa
n'iyo abandi bakora ariko tugashyiramo ubutumwa bwacu, message zacu ziri Gatolika. Mpera ku ndirimbo bita Mani dukunda byahebuje, kuko nabonaga ko abantu bayikunda, nsaba uburenganzira bahatiwe Larisi, nubwo Nyamashekere yarayikoze, noneho arabinyemerera. Mpita mfata noneho abantu njya muri korali Kristus Renyati, nkuramwe abantu, korali Saint Paul Kicukiro, Bright 5 Singers nkuramwe abantu, korali do Kigali nkuramwe abantu, Robomberge, Illuminatio, noneho duhurira muri ya ndirimbo. Byatanze umusaruro kuko abantu barayikunze, na hano njya nkunda kumva muyicuranga abakristo barayikunda cyane. Bukeye indi bita Twaje Mana Yacu ya Padiri Hakorimana Jean, nayo ndavuga nti no ndirimbo abakristo barayikunda kandi ije bafasha cyane, nayo wayikora muri bura buryo. Padiri ndamuhamagara abahanze, musaba uburenganzira, nawe musaba ko yazayigaragaramo, arabyemera. Nayo turayikora kandi nayo yarakunzwe n'izindi nyinshi cyane. Ukabona rero ko ari uburyo bwo kwigarurira abantu benshi cyangwa se abakunzi b'ibihangano, noneho bagakunda bya bihangano ariko bikoze mu buryo butandukanye nuko mbere byari bikoze. Ukabona kuko byari bikoze mbere habaho impinduka kugira ngo bibashe kuvugururwa, mbega bikorwe mu muziki ugezweho. Mu muziki ugezweho, mu rurimi abantu bumva, ururimi rw'umuziki abantu bumva muri no minsi cyangwa bakwiye. Aha, tukiri aho ngaho, ubona ibi bintu byo gusubiramo indirimbo, cyane ko uri umuproducer n'ubundi urabikora, iyo musubiyemo indirimbo wenda mugamije ko iyo ndirimbo mushaka ko ikundwa n'abantu benshi, urubyiruko murabizi bakunda ibintu byihuta, hanyuma mukayikora wenda mu buryo bwihuta, yari indirimbo isanzwe ituje ikoreshwa muri liturujia, ubwo nta kintu mamubangamiyeho liturujia. Urakoze cyane, umbajije ikibazo gikomeye cyane. Mu minsi yashize ndimo gukora izo ndirimbo Mani dukundana Twaje Mana Yacu, nagize ikibazo, hari imbuga ngembaho muriho n'abandi banyamuziki, abanyamuziki benshi bararekaramye, byarasakuje bakavuga ngo indirimbo twazishe, cyane cyane kuri ndirimbo Twaje Mana Yacu, ngo nyine ngo indirimbo ngo niza liturujia none twazihinduye ukundi. Icyo gihe habonetse igisubizo kivuye ahantu habiri hatandukanye, ariko tubifashijwemo n'abasaserdoti baba kuri izo mbuga z'abanyamuziki. Igisubizo cya mbere, hari ibaruwa ya Papa yanditse yo muri 2017 ivuga ngo le pape réclame la modernisation de la musique liturgique. No kuvuga mu Kinyarwanda nyine Papa yifuza ko umuziki wa liturujia avuga ko ugomba kujyana n'igihe tugezemo cyangwa n'umuco w'ahantu, ariko nyine ubutumwa burimo bwo ntibugomba guhinduka ngo bupfe, ariko ukawushyira nyine muri foruma nyine ijyanye n'igihe tugezemo. Iyo nyandiko twarayisharinze abarayibona kuri Twaje Mana Yacu, birongera birasakuza. Noneho Padiri Hakorimana Jean, abandi basaserdoti baba ku rwo rubuga barabimugejejeho, ahita yandika indi nyandiko nzayiguha, hari ni PDF, yasobanuye ko umuziki wo muri Gatolika uba mu byiciro, hari musique liturgique ukoreshwa muri liturujia na musique religieuse, ariko umuziki wo muri liturujia na musique religieuse biratandukanye. No kuvuga hari indirimbo zikoreshwa uko yabisobanuraga, zikoreshwa muri liturujia, tuvuge mu misa, mu gihe cyo gutura, mu gihe cyo guhazwa, mu gihe cya gloria, zidashobora gusohoka aho hantu
unazisohoye ukazijyana hanze wakumva biri bizarre. Ariko hari n'indirimbo ziri katolike ziri na religieuse zikoreshwa mu makonseri ariko utakoresha muri liturgy. Niko yasobanuye ko dushobora gufata indirimbo twaje Mana yacu tukayikora ku buryo utayiririmbamo uri mu kiliziya, ariko ivanjiri dukeneye kwiza no muri media. Nyine Imana nta tugomba kuyivugira mu kiliziya gusa turi gushengera cyangwa mu muryango remezo, tugomba kuyivuga no mu itangazamakuru nk'uko bivuze kuri YouTube, tukayivuga indirimbo zacu tukazihabona ku mateleviziyo, kandi abantu b'iki gihe bakeneye kureba ibintu nyine biryoheye amatwi, biryoheye n'amaso. None no gufata iyo ndirimbo ntitwice ubutumwa burimo, ahubwo tukayikora ku buryo abantu barajya bayireba ariko biri kubaryohera mu maso, binabaryoheye mu matwi, ubijyanishije n'ibyo basanzwe bamenyereye kureba. Ubwo nibyo mwakoze cyangwa nibyo muri gukora, gufata indirimbo mukaba mwazisubiramo mutisha ubutumwa bw'iyo ndirimbo, ahubwo icyo mwahinduye ari ugushaka kuvugurura nyine kugira ngo muyijyanishe n'umuziki w'isi tugezemo. W'isi tugezemo kugira ngo inkuru nziza nyine ntigarukire mu kiliziya mu imbere gusa cyangwa mu muryango remezo, ahubwo n'ahandi hari uburyo bwaragutse, uburyo bwa communication bwaragutse nyine n'ahandi hose tube duhari, kuri YouTube tube duhari, ku mateleviziyo natwe tube duhari. Hanyuma wenda bavuga ko gusubira mu izo ndirimbo muri ubwo buryo ari ukwica umuziki, bo nubuhe butumwa wenda mwabagenera nk'abantu mushaka ko umuziki mukora ari umuziki ubugezweho cyangwa se ujyanye n'isi tugezemo? Abo ngabo ubutumwa nabaha bagomba kwaguka mu mutwe. Bagomba kwaguka mu mutwe bakamenya impamvu, bakabisobanukirwa, kuko kiliziya irabyumva, abapadiri abasaseredoti barabyumva ibyo turimo gukora, ariko ugasanga hari abantu bari gushaka kurusha kiliziya kubisobanukirwa, ngo bakumva ko ngo ibintu byapfuye kandi kiliziya yo yumva nta kibazo. Ngendeye kuri iyo nyandiko ya Papa, kiliziya irabyumva ko tugomba kuzamura imyumvire, tukiupdatinga tukajyana n'igihe nyine tugezemo, ako tutataye identite yacu nyine. Nitugera mu kiliziya tugiye mu misa tuzatubiririmba nyine nkuko mu misa bigomba kuririmbwa. Nitugiye kujyana kuri televiziyo turayikora muri foruma ya televiziyo. Nitujya kubakora iyo muzayamucuranga hano kuri radio nayo tuyikore nyine muri iyo foruma. Abo bantu rero icyo nabashishikariza ni uguhindura imyumvire, kubera ko niba tayihindura bo bazasigara, kuko isi iri muri muvoma, iri kwihuta. Bisaba kugira ujyane nayo. Wowe nudahinduka yo izakomeza, ntago bazabihagarika ngo byemere, uzasigara. Ntago ibyo bintu ntago bazabihagarika ngo byemere, ahubwo nibahinduka, ahubwo bajyane nabyo. Hanyuma ibyo bintu byo gukora indirimbo mu buryo bugezweho, hari ahandi hantu wenda mubona biri gukorwa cyane ku buryo muvuga muti reka natwe tugire urwego runaka dushaka kugezaho umuziki wacu tuwujyanisha n'iki gihe? Ahandi hantu biri gukorwa, nk'urugero muri Kiliziya Gatolika y'ahandi, amakorari katolike atara yo mu Rwanda, tuvuge nko muri Tanzania, iyo muri gucuranga indirimbo hano kuri Radio Mariya Rwanda, uba ubona indirimbo zabo muzikunda kubera ko nyine zishimisha abantu, umuntu akabyina akishima. Ugasanga mu Burundi nuko, ugasanga muri Kongo nuko. Urumva ko ntago ari twebwe tubyadukanye, ahandi ho barabitangiye, ahubwo nitwe twari turi inyuma. Namwe mukaba mushaka kugera ku rwego runaka. Tugiye noneho kubijyanye n'umuziki muri rusange, nkawe ukora indirimbo umunsi ku munsi, urabona umuziki mu Rwanda uhagaze gute? Ese nize mpamvu wenda zaba zituma udatera imbere ku rwego mwifuza kugeraho? Umuziki katolike wacu uracyaciriritse, hari aho utaragera. Noneho urumbaje ngo nize mpamvu ubona tumanye n'uri aho ngaho udatera imbere uko mubishaka. Icyambere harimo imyumvire, nkuko nandi kubivuga, ya bamwe mu banyamuziki, kuko abanyamuziki nibo babikuriye, nibo bagomba gutuma utera imbere, kuko twebwe abo twigisha abaririmbyi ibyo tubahaye n'ibyo bafata. Rero nitwe tugomba kubanza tugahinduka, tugatera imbere kugira ngo nabo tubateze imbere. Icyambere impamvu zituma udindira ni imyumvire, bakumva ko ngo hari ibintu ngo by'umuco, baranavugaga ngo identite, ngo turi kwica identite. Ubwo ntago natandukiriye, ndacyari kuri icyo gitekerezo, ngo turi kwica umwimerere ngo wa Kiliziya Gatolika. Nkababaza ngewe identite ni iyihe? Ko muri Kongo baririmba kwabo, no mu Burundi nuko, no muri Tanzania nuko.
ubwo isi identite ni ko niburayi bagira uko bagira. Rero ahubwo tugomba guhindura imyumvire, kuko nitutabikora kiliziya yacu nyine muzike yacu yo muri Katolika izabera inyuma. Rero icyambere, impamvu ya mbere ni iyo ngiyo y'imyumvire, ariko n'ubushobozi haraho bugarukira cyane cyane mu micurangire, kuko kugira ngo ucurange indirimbo kuri ubona ziba zicuranze bisaba kuba warabyize. No kuvuga icyambere hari imyumvire, hari n'ubushobozi, bagomba no kwiga bakamenya n'ibyo bintu bindi. Bagomba kwiga nabyo bakabimenya, kuko kumenyera gucuranga bya bindi bya oruge, urabona ibicurangisho hari amagitari, hari amapiano, hari amaoruge, buri cyose kigira uko gicurangwa. Rero iyo wamenyeye gucuranga oruge bya bindi byo kurambika intoki gusa, ntago biba bihagije ngo ucuranga indirimbo wumve nyine imeze nkaho ari orchestration. Orchestration hari ukuntu ukora indirimbo, nuza kuranga ina twaje mana cyamani dukunuza jye wumva wijyanye nko muri orchestre, umuvuzi ingoma yabona icyo avuza, ucuranga piano akabona icyo ucuranga gitari, bass, ucuranga solo, ucuranga compagnon. Tugomba kwiga kuko abandi bo baba babizi. Niyo mpamvu ubona imiziki yabo ziri ku rwego rwo hejuru nyine. Ukomeje ku kintu nashakaga kukubaza, icyo kijyanye no kwiga, ubona nyine mu Rwanda abahanzi biga ku kihe kigero? Ese ayo mashuri yigisha umuziki arahari? Ese abantu barayitabira cyangwa imyumvire aracyari yayindi? Urakoze cyane. Amashuri rero ubwo ndahita nataka nk'amaseminari, nubwo nanjye niho nize n'umuziki nzi kugera ubu nkukesha kiliziya, nkukesha seminari ko niyo winyigishije, ariko nabo twabasaba ko bavugurura bakongeramo n'ibindi bikoresho, ntibakajya bigisha abanyeshuri oruge yonyine, kuko iyo ugeze hanze ubona ko n'ibindi bicurangisho bikenewe. Ibyo navugaga ingoma, kuvuza ingoma, gucuranga gitari n'ibindi bicurangisha amaviolo, amaflute n'ibiki. Amashuri nyine ahari agerageza nayo mu maseminari, ariko nabo bakwiriye kongeramo ibindi bikoresho nyine nabyo bakabyigisha, kuko nyine iyo uvuye warize piano gusa ubwo niyo ubuzi nyine, kandi kuri tere ntabwo ari byo dukeneye kugira ngo bya bintu navugaga tubigereho, kugira wa muziki wacu tuzamure, tumodernize, tubyicurangiye, tudakeneye ko abandi babiducurangira. Kuyuzanyemo abandi hari n'igihe babyica bagashyiramo yenda akantu k'iwabo, ariko dukwiriye kuba tubyikorera kandi bisaba kubyiga. Kiliziya rero izabitekerezeho cyane cyane mu maseminari, kuko umuziki mwinshi tuba tuzi hano muri communauté uba bavuye mu seminari, n'abandi babyiga b'abanyamuziki batari abapadiri cyangwa batize mu seminari babyigishwa n'abize mu seminari. Ubwo rero niho ku isoko Kiliziya nyine izabitekerezeho, ibikoresho nyine by'umuziki babigire byinshi. Amashuri yigisha umuziki yose arahari uretse amaseminari nk'uko wari ubigarutseho? Hari ishuri ryo ku Nyundo ririmo kwigisha umuziki muri no minsi, n'abandi bantu bagenda bakora tu business hano muri Kigali two kwigisha umuziki, ariko ubona bidafashe neza. Ubona bidafashe. Ubwo bishatse kuvuga ngo n'amashuri yigisha muzika aracyajegajega. Aracyajegajega. Hanyuma ku bijyanye no kuyitabira, nk'uko umuntu agenda akiga ibijyanye n'ubuvuzi, nk'uko umuntu agenda akiga ibijyanye no kwigisha, ubona noneho amashuri y'umuziki abantu bayitabira, kuko abantu bashishikajwe no kwiga muzika, batekereza ko umuziki nawe ushobora kwiga kandi ukaba wakubeshaho. Abantu barabitekereza ariko bakabitinya. Impamvu babitinya ni ukubera ko umuziki ntabwo warawushyira muri systeme ngo baho agaciro cyane. Muri systeme nyine y'amasomo urabona gutya twiga, iyo uri kwiga mu buvuzi uravuga uti ninsoza bazampa diplome njye gusaba akazi nyitwaje. Niba uri kwiga uburezi bazampa diplome njye gusaba akazi ko kwigisha nyine mfite ikigaragaza ko nize. Umuziki umeze nkaho bawusuzugura, ntabwo uri muri systeme ku buryo umuntu avuga ati nindangiza nzaba mfite ino dogre runaka, mfite ino diplome document ku buryo nzajya gusaba nk'akazi ahantu. Abantu nyine baracyafite na ya myumvire yuko nyine wiga kugira ngo uzajye gusaba akazi, ariko nabyo ntacyo, yenda naho bihera n'ibindi byo kukikorera yenda nabyo bikaza nyuma. Abantu ntabwo babyitabira cyane kubera iyo mpamvu, kuko utekereza kuri avenir ukavuga uti se bizambyarira iki. Ariko hari abantu bakeya barenga iyo myumvire, bo bakagendera kuri passion bawufitiye, urukundo bawufitiye, bo bakigomwa nyine bakabyiga. Ariko muri rusange ubona abantu nyine ntago babiha agaciro cyane kubera izo mpamvu, kuko uri gutekereza nzabimaze iki, bizantunga se, bizagenda gute. Wowe rero ubana ahanini n'abantu bakora umuziki ariko bakaba ari abakiliziya Gatolika. Abantu bakora umuziki Gatolika cyangwa se abahanzi Gatolika, ibintu by'umuziki bakora byababeshaho cyangwa no kubikora byo gukura iyogeza butumwa? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Kugera ubu ngubu babikoraga nk'iyogeza butumwa, ariko bimaze kugaragara ko mu gihe tugeze mu wese akwiriye gukora ubwo butumwa ariko
akabuvanamo n'umugati. Ino si tugezemo ya tekinoloji, hari uburyo bugezweho. Umuntu urabona kera wakoraga indirimbo ugahita uzishyira ku masede cyangwa ku makasete ukajya kubicuruza, ariko ubu ntabwo bicyemera, kubera uyu umuntu umwe abonye indirimbo n'abandi babayibonye, niyo washyiraho kode bayikuraho. Ahubwo hari uburyo bugezweho buri digitali bwo gucuruza indirimbo. Hari izo bita za YouTube, kuri iTunes, Amazon, ni nyinshi cyane. Hari ama platform ushobora gucururizaho indirimbo zawe, ariko cyane cyane YouTube. Abanyamuziki muri no minsi ushobora gukora indirimbo yawe muri studio, wowe ukayirimbira cyangwa ukora rikayiririmba, ukaba wayishyira kuri izo platform bikajya bigutunga. Birashoboka ko umuziki wadutunga, ariko mu myumvire nyine ntabwo abantu barabyumva neza. Nibyo nakubwiraga byo kuzamura imyumvire, bakajyana n'igihe tugezemo turi mu isi ya digitali, ni uguprofita opportunity zirimo. Hanyuma aba bahanzi bo muri kiliziya bahanga indirimbo ariko bagamije gukora iyogezabutumwa, uko guhanga bagamije gukora iyogezabutumwa ariko nta kintu binjiza, ntaho bibaca intege, nta muntu ukora indirimbo wenda ntazagaruke muri studio, kuza gukora muri studio. Ubundi hari abantu baza gukora indirimbo kugira ngo akore iyogezabutumwa, ubutumwa nyine buri muri iyo ndirimbo busesekare kuri bose, ari icyagamije gusa. Imana yaramuhaye ubundi buryo bonamwe umugati, atabikoze nka business. Hari nabaza we agamije business, hari nabaza ari passion, none we yikundira umuziki akajya shimishwa no kubona yakoze indirimbo gusa, atazi impamvu ari kubikora, we akajya yumva yishimye, akajya shimishwa no kumva yakoze indirimbo gusa. Turacyari kuganira ku muziki, ariko by'umwihariko ndashaka ko dukomeza cyane kuri liturujia. Uyu muziki wa liturujia, iyo mugiye guhindura indirimbo cyangwa se kujyanisha indirimbo yanyu n'igihe tugezemo, ariko iyo ndirimbo yari isanzwe ikoreshwa muri liturujia, ubundi hari uburenganzira musaba kiliziya, cyane ko kiliziya ari wo mubyeyi, ariyo igomba kubirebera hafi kugira ngo hato mutakora ibintu bihabanye n'ibyo yifuza. Hari uburenganzira mushobora kuba musaba kiliziya iyo mugiye guhindura ibihangano muri ubwo buryo? Iyo tugiye kubihindura, umuntu wa mbere nyirindirimbo niwe dusaba uburenganzira. Aha, noneho kiliziya iramutse ivuze ko hari aho mwabangamye, byagenda bite? Kiliziya kwa ari umubyeyi wacu, nibyo dukora byose tubiyikoreramo, niyo yabiduhaye, ariko ni nayo tunabikorera. Ariko itubwete muri kubikora nabi, nyine icyo gihe ubwo twabikosora, ariko kugira ubu nta buryo bwari buhari tubanza kubimenyeshamo kiliziya, nta buryo buhari. Njye nanyuraga kuri ba nyirindirimbo gusa, akaba ari bo nsaba uburenganzira. Ariko noneho nka kiliziya mwumva bo nta kintu mwakagombye kubagishaho inama, cyane ko izo ndirimbo n'ubundi muba muri kuzikora kugira ngo zizafashe abantu bagana kiliziya? Ukuntu nyine byagendaga, ariko atari uburyo buri officiel, haba hari abapadiri nyine tugiye tuziranye, duhurira no ku izo mbuga z'abanyamuziki. Kamemo iyo ukoze indirimbo nabo bagenda bakugira inama, bakaguha amakomenti, bakabwira ati bino si byo, tawe uzabigenze gutya. Ni ubwo buryo navuga ko dukoranamo na kiliziya, kuko abapadiri nibo bayihagarariye. Nubwo haba hari umuntu bihagarariye mu mategeko, nyine hari igihe mbwira nka padiri runaka amubwira ati se hano urabyumva ute, akangira nk'inama. Wenda reka dufate urugero nko kuri iriya ndirimbo Mani dukunda byahebuje, uburyo mwayikozemo ni uburyo bukunzwe
cyane cyane n'abakiri bato, urubyiruko n'iki, ubona ko hari indirimbo mwakoze ariko nk'uko wabivuze ikaba nyine ijyanye n'ibyo abantu bakunze muri iki gihe. Ariko uburyo mwayikozemo murabona nko mu kiliziya yakoreshwa, gira icyo bitubwiraho wenda. Urabona uburyo mwayikozemo bushobora gusimbura buriya buryo yari isanzwe ikozemo mu kiliziya? Oya, ntabwo bwabusimbura nk'uko nigeze mbivuga. Iyo tugiye gusenga, tugiye nko mu misa cyangwa gushengerera cyangwa mu yindi activité runaka, hari uburyo twitwara. Tuvuge nka biriya bintu twagiye dushyiramo byo gutera, byo kwantona bimeze nk'ibyo barokore, biriya ntabwo wabikora. Ntabwo wabikora kuri twari tuyikoze kugira ngo dufatishe n'urubyiruko rushaka gucika kiliziya kubera ibintu batabona mu muziki wacu. Tuba dushaka gushyiramo ibyo bintu byabakururaga kugira none ntibaducike n'ibyacu babikunde nyine. Ariko iriya ndirimbo kuriya twayikoreye amaradiyo n'amateleviziyo, nicyo twayikoreye n'andi ma platform navugaga za YouTube. Ntabwo twayikoze ngo abantu bajye babyigana kuko nta nubwo ari byo byanditse ku rupapuro. Ku manota yayo hari ibintu bicuranzemo hariya cyangwa baririmbyemo nka biriya byo gutera bitabamo. Nkurikije ibintu mbwiye, ubwo hari indirimbo mushobora gusubiramo, ariko namwe muzi neza ko izo ndirimbo zidashobora kongera gukoreshwa mu kiliziya nk'uko zari zisanzwe zikoreshwa muri liturujia. Oya, irakomeza igakoreshwa. Irakomeza igakoreshwa nk'uko bayiririmba nk'uko yanditse ku rupapuro. Reka tubivuge neza gutyo. Ni ukuvuga ku rupapuro rw'uwayihanze aba hari ukuntu yabyanditse, amanota ariho ukuntu igomba kubicuranze no kwiririmba. Nibagera muri liturujia mu misa bajye bayiririmba gutyo. Ariko twebwe iyo twakoreye amateleviziyo n'amaradiyo twayikoze kuriya. Ni ukuvuga ngo muri buriya buryo muba mwazikozemo bushya ntabwo byaririmbwa mu kiliziya. Bira waba uri kwica nyine uko byanditse. Mubikora mubizi neza. Tuba tubizi neza. Nicyo nashaka kukubaza. Hanyuma hari ikindi kintu wumva washaka kutubwira ku muziki wumva tutaba dukomojeho mu byo twavuze? Icyo nababwira nuko nyine mwebwe, cyane cyane mwebwe nyine abanyamakuru, ni mwebwe mugomba kutuzamura. Urona kandi nimutuzamura muzaba muri kuzamura n'abakristo. Indirimbo zacu mujye muzicuranga, nuko muba mwadutumiye mutumire n'abandi benshi, kuko abakatolike turi benshi. Iyo urebye population y'u Rwanda turi benshi kurusha abandi bose, ariko abandi ugasanga nibo muri media ibintu byabo nibyo biriyo cyane. Twebwe kandi ari twe benshi. Twebwe natwe dufite impano, dufite n'ibikorwa. Mwebwe ni mutuzamure ibintu byacu, mu bikine, mudukoresha ibiganiro nka gutya, bwaba ku buryo bwo kuvugana cyangwa uburyo bwanditse. Mu mufite ama platform menshi mu binyuzaho ibintu nyine byacu natwe bimenyekane binadutunge. Umuntu utunganya indirimbo za Kiliziya Gatolika ku buryo bwihariye, ubona umuntu utunganya indirimbo ari n'umukristo Gatolika asobanukiye ibintu bya liturujia nkawe watubwiye ko wageze mu seminari, ndetse n'umuntu ukora umuziki Gatolika ariko atari umukristo Gatolika, we afite inyubako z'umuziki akaba bikora nka business. Abo bantu batandukaniye he? Biratandukanye cyane, kubera ko nk'ubu nk'urugero, kubera ko ngewe nanjye ndi umukatolika, ndi umukristo Gatolika, kandi umuziki nyine nanjye narawize mu seminari nk'uko nabikubwiye. Mbanza umuziki wacu uburyo tuwutwara, niyo tugiye kurikodinga menya uburyo mbirikodingamo kugira ngo nzavanemo ikintu gifatika, kuko indirimbo zacu ziragoranye. Kazino z'amakarasike ziba zigoranye cyane. None iyo uwo nguwo we atabimenyereye, ahita bafata akabahuriza nk'ahantu mwese icyarimwe mugahita muririmba nyine kugera yohereze n'akazi, ukazabona nyine nta kintu kivuyemo. Ariko iyo ubizi ufite teori y'umuziki ukavuga uti ni muri mezire ya 12 ku 8, mezire ya 3 kuri 4, harimo amamuvoma runaka, bimwe by'amamuvoma byo mu muziki byumva cyangwa amaniwanse. Ubwo menya uburyo mbihuza na software ndi gukoresha, nkavuga nti tekinike ndakoresha yenda hano kwa ko ari 4 kuri 4 ndabanza mbyandikemo, mushyiremo metronome mbijyanisha tugera kuri 12 duhindure, kora ko mbiza. Ariko iyo atabizi abona biri umugore agahita abihwahwanya nyine, agahita bafatira icyarimwe akiyoreza akazi, ariko umusaruro ntago bari mwiza. Noneho ikindi, kubera ko ngewe nzi ibyo bita amaherezi. Herezi ni amateori cyangwa amagambo cyangwa ibitekerezo bitajyanye n'ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha. Ngewe ushobora kunzanira indirimbo nkasoma texte akakubwira ati ibi bintu ntaho bizakugeza, nujyana kuri Radio Mariyya Rwanda ntibazayicuranga yenda kuko nyine ntago ijyanye n'ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha. Ushobora kugufasha no muri texte kuko mba mbizi nyine amaherezi n'ibiki byose. Urumva ko ngudongo usubije mu buryo bubiri.
uburyo bwa mbere uburyo buri tekinike bujyanye n'akazi, kumenya guhuza muzike yacu n'uburyo dukoresha bwa tekinoloji, amasoftware dukoresha, ariko no kubijyanye na content y'indirimbo, ubutumwa burimo nabwo umuntu arabo mfasha, cyangwa naba ntabishoboye nkamuha umuntu umufasha kuko mba mbazi, turakumubwira ati shyira nka padiri runaka agufashe mukosora ino text, ariko undi we kuko atababizi we abifata byose kimwe, byose agahita akureka wayisohora yenda ntigire kikumarira cyane. Nk'umuntu utunganya indirimbo, ubwo ushatse kuvuga ko gukora umuziki gatolika cyangwa se nkamwe mukora indirimbo, gukorera abahanzi gatolika birakomeye iyo udasobanukiwe ibijyanye n'umuziki wa liturujia gatolika. Birakomeye cyane cyane ku ndirimbo za classique, ku ndirimbo zino zijya mu ingoma amaritime n'abandi barabikora, ariko kuri zino z'ama classique biba bikomeye. Bisa iyo ubiziho ubifiteho nawe ubumenyi nibyo byiza kurushaho. Ubwo ikibagora ni igiki? Tekinike zo kurikodinga, kumenya kubihuza no kubicuranga ntibaba babizi, uretse ko akenshi abakatolika baba bifitiye abacuranzi, ariko nawe ugomba gutanga igitekerezo, ntabwo ugomba kubifata uko babiguhaye. Ikibagora ari ukubicuranga no kumenya kubirikodinga, kubera ayo mateori nakubwiye y'amamezire, amaniwanse, ibiki, amamuvoma, kubihuza n'amasoft, ibyo dukoresha akenshi birabagora. Hanyuma Emmy, twegereza umusozo, hari aho wavuye, hari n'urwego runaka ugezeho mu bijyanye no gukora umuziki wawe, twavuga ko uri ku ruhe rwego ubu ngubu? Nge ntabwo navuga ko ndi ku rwego rwo hejuru, ariko hari aho ngeze hafatika. Mbirebera ku ndirimbo nakoze nuko wenda abantu bazakiriye, bikantera courage, bintera imbaraga zo gukomeza gushaka ubumenyi. Burampora niga buri munsi, mba ndi kwiga ibicurangisho byinshi cyane, nkiga kuvuza ingoma, nkiga gucuranga gitari zose, nyine mba ndi kwiga, nkiga amaprograme, ku buryo nyine hari aho ngeze heza bigaragarira mu byo nakoze, ariko hari n'ahandi kure cyane heza kurushaho wifuza kugera. Nifuza kugera. Ese ubu mu bijyanye no gucuranga nk'iby'umuzi gucuranga nibihe? Hanyuma unatubwire niba muri iriya nyubako yawe ufite y'umuziki ari wowe uyikoreramo wenyine, cyangwa niba waratanze akazi ku bandi bantu bagufasha muri ibyo byo gukora indirimbo. Ibyuma nzi gukoresha cyane ni piano niyo nzi gucuranga neza, bo ntago ndi uwa mbere, ariko kamemu ibyo nzi biramfasha. Noneho na gitari nayo nyiziho, ariko ndacyari kuyiga neza nyine. Acoustic niyo nzi, ariko solo na bass ibyo ndacyari kubyiga. Aho mu kazi icyo warumbajije, akazi ko ndagatanga, kuko hari abacuranzi tuvuge nk'amagitari, ndimo zangiza bamwe amagitari, hari abantu mpereza akazi bakaza bagacurangamo amagitari nkabishyura. Hari n'abaririmbyi nabo mpibiraka byo kuririmba benshi cyane. Mu ndirimbo njya nkora ndeba abantu bazi kuririmba nyine bari hano muri Kigali, urumva nibo baba bari hafi. Hari igihe umuntu aza akavuga nk'urugero nkawe Manassé, ukavuga uti njye nkeneye umukobwa undirimbira soprano na ruto mu ndirimbo yanjye, njye nkindirimbira ndi majwi, bitampamagara umukobwa witwa kanaka nkamubwira ati ngwino habonetse ikiraka, cyangwa akazu umuntu w'igitsina gore akavuga ati njye nkeneye umusore urandirimbiramo bass na tenor, banzo mpamagara. Namba afite benshi. Urumva ko nabwo n'uburyo bwo gutanga akazi, kuko niba aza akagira akantatahana nawe biramufasha. Emmy, niba atari ibanga, ibikorwa byawe by'umuziki ku kwezi bikwinjiriza nk'akantu kangana gute? Ni ikibazo cy'amatsiko. Ni ikibazo cy'amatsiko kandi nifuza kunsubiza. Ubundi iyo byagenze neza, corona nyine itaraza, urabona nk'ubu ngubu ntaga amakorari tuba tuyakorera neza kubera ko bitemewe, ariko mu gihe nyine corona yari itaraza, umuntu yashoboraga kubona, ubwo ni moyenne, umuntu abashobora kubona nk'ibihumbi yenda nka 400, hagati ya 400 na 500 ku kwezi. Ubwo ni moyenne, ashobora no kurenga cyangwa akajyaho munsi ho gatoya. Iyo wakoreye nka korari ashobora kurenga, kuko korari iraza ikazana alubumu yose bagahita baguha nk'ibihumbi 600 cyangwa 700 yenda ya audio. Urumva rero ko kwiga umuziki ari byiza. Ni byiza cyane, biradutunze. Nk'ubu ngubu ngiye nta kintu ngomba gukora no gukora umuziki. Naye ngiye no kukikubaza, ni watubwiye ko wize ibijyanye n'ubuvuzi, ni domaine nziza cyane igamije kwita ku magara y'abantu. Kuki wataye ibyo bijyanye n'ubuvuzi ukigira mu muziki? Ntago navuga ko nabitaye, kuko ikintu cyose umuntu yize gifite ko gikorana n'ikindazi. Tuvuge kuba naragiye kwiga, icyambere bizajya bituma abantu batansuzugura. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, hari inshuti nahuriyeyo nazo, bamwe mu bo twahuriye muri kaminuza bavamwe abakiriya banjye cyangwa bakaba abakomisiyoneri. Hari igihe ushobora kubuziranye n'abantu 5 bikakugira akamaro kurusha abandi nk'ibihumbi 200 runaka. Ni ukuvuga byatumye cyambere ntawe uzapfa kunsuzugura,
ko hari ukuntu muri kano kazi umuntu ashobora kugusuzura ati we ntabwo wize. Icya kabiri namenyanye n'abantu nahakuye inshuti ariko nahakuye n'abandi bakiriye, urumva ko bikorana. Icya kane gikomeye, uracyajye igihe wigaga muri segonderi kwiga imibare, ibintu bya integrale bikomeye bigutesha umutwe, ukajya bakubwira ngo x ngo na y ngo bishaka, bikagutesha umutwe. Buriya biba bihagarariye ibibazo tuzakemura mu buzima. Ni ukuvuga ibibazo bambajije mu makati nakoze n'ibizami byantegurizaga kuzasubiza ibibazo ndi guhura nabyo muri aka kazi nkora. Ni ukuvuga byaranyaguye, ntabwo bavuga ngo byapfuye ubusa rero, ahubwo birakorana. ubu hari igihe ujya ukumbura ibijyanye n'ibyo wize, ibikorwa by'ubuvuzi, hari igihe ujya wumva ubikumbuye cyangwa ubuzima bwawe bwose waba uhariye ibijyanye n'umuziki? Oya, bibaye ngombwa nshobora no kubikora, ariko umuziki ni uri prioritaire kuko ndawukunda, ni passion yanjye. Ndavunika ariko ko mbikunda ntabwo imvune nyumviye. Turamushimiye cyane Emmanuel Yakaremye, twari turi kumwe muri iki kiganiro. Nk'uko mwabyumvise, akazi akora nako gutunganya umuziki, akabafasha abahanzi batandukanye bamugana mu kubatunganyiriza indirimbo. Mwumvise rero urugendo yakoze kugeza amagingaya, aho yemeza ko umuziki akora ari umutunzi. Tumushimiye uruhare yagize muri iki kiganiro, kandi namwe tubashimiye ko mwagikurikiye. Mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda za Radio Mariya Rwanda zikurikiyeho. Nge waganiraga nawe ndi Manassé Manirakiza. Ikiganiro Umuziki Gatolika kuri Radio Mariya Rwanda. Burya ngo uririmbye abasenze kabiri. Kurikira iki kiganiro umenya amakuru y'abahanzi ukunda, kurari zifite indirimbo zikunzwe na benshi, ndetse n'ibindi wibaza ku muziki Gatolika. Ni buri cyumweru guhera saa 8 kugeza saa 9 kuri Radio Mariya Rwanda.